Ninzi reba hariya. Reba. Ngwiki. Siwa kandi ntiwarumbwiye ngufite ikibazo cy'ahantu naba nkushize. None se urankira mu nzu itagira n'akamatera n'akantu ko gutekesha n'amatera n'amasahane n'imbabura mbese ndayibamo tubwije. Ariko rero nuko muri kwigira hadubwe ikibazo ngo nuko nta kintu kirimo. Inzu ni nziza pe nakitwaye isize n'akarani. None se Subuna nowe kuko nta akuyanda yanda ukavuga utone yanda mbonye ko dusanira cyangwa ni ko dusafuri. Amafaranga se ndakora ko ari narifite nagiye gucagura mutonda tuma. Uba hano. Bana ko. Ngo nawe urifasha hambwe ngo nakuboneye ngizungu. Nyine nanze kwa ko wari ukumbwira ngo ikifuzo cyawe nuko wabone iki ahantu wabugiye aho ku ubwo numvaga ko ikikoranye nyine ari inzu ntabwo nzi ko habaga hakenewemo n'ibintu nose ubwo ibintu biravaye uretse kano ntacyo ubwo ariko urumva nyiri inzu yambwiye sibyo uko irirangira isamo ngo niko rigomba kuzajya rirahora risa nari namubwe ntewe humura umuntu ngiye ndabwe ntewe ndo munyesuku kwako nyinzi ku isuku nyine nawe uri rudahiwe sibyo ikindi arambwira umuriro ngo nukwime ngo n'amazi nago ngo nukwishu ndamubwe nta kibazo ibyo ngibyo ntacyo ubwo rero ntabwo nzi ko ngo wenda uraza wenda hari utuntu ugiye ute uzanye utwo wabaga we nyine nta kintu na kimwe basohoye mu rugo nacyo none birabaye nacyo ngiye umushiti wanjye yarabitse n'imyenda mwana wanjye ugisigiye yiki sino wakizana kubanya inzu ukaza ugashira imyenda mu nose ko nakujya kukizana n'ibintu ubwo hari kubura amasahani n'amasafuriya mu kintu kiri kubura amatera amashuka inzori amasahane amasafuriya gaze se nacanye wenda gashaka ndaje kanze ndaje ndaje ariko rero kamukura ndaje nubwo rero muzi gucungana na hano muri ubu tujye tuba twamenetse hasi none hakazuba kavuye ariko mama rero ubu butita bwari buri kudusanga no mu muri kanze nane zahezi urumanye n'agasani akazuba kakinyuremo shakira hagana akanya yashize nyagasa sira ubibaye igihe ki saha tigo ntuza ngo yapfuye amwe nyina w'umwuzuko kwa nyina nyirabukwe kwa se kwa nyina wakansirida kwa kasiyani we atabarutse da
ayiwe yishwe n'iki noneho yamusandarije mu karongo k'umweru mu muhanda yari yasinze rero yagenda yigaramiramo wabona ngo amazu gari kuzenguruka ategereje ngo yiwe ngo umusange aho ngaho ninde wamushandajije yoho yewe ni imodoka n'ikimodoka ayiga data we ikimodoka giturikije umuntu bahakuraga ubusa ahubwo inyama zijaga no mu mapine ubwo rero ndi kugira ngo ngereyo ugiyeyo none si ubwo batubura twese kansimbukire yengereyo nari ngiye kumesa umwenda rero buza karimi nshatse isabu karimi se karimi kabuze gute ubwo kangereyo ubwo ndebe ko bikose nzi ko nabo badutabaraga mu byago kadufasha mu bibazo ngo twabaho ngaho tukabatererana nta muntu ugeze aha ngaha wundi inde iki inde ntarindi gukikura aha ngaho uri kubona ko utwo twandandushizaho ariko niba ahantu mweyo ngushize ko ntaganyiyi mwe umukubuzo se ni umukubuzo namere nyumvira ko nk'ibintu burukumbase n'umuntu w'umugabo Izo mikubuzo murukuzimbaza manzi izo mikubuzo ni zaheye ariko ntawe utakubaza icyo kibazo rwose n'ubwije ukuri ntabwo ndenza aha ngaho ngiye mu nzu ngiye kureba shakira no mu nzu nsi umukubuzo kugumbaza kandi impetse imikubuzo haba hari umuntu ugeze aha ngaho ugushikiye kanara ubwo umuntu turebe ariko rero unsize mu rujijo imikubuzo zisigaye ziraguruka none kwimana ndahumane dore kandi ngo umweyo gwana arahenze umweyo ngo wikubise ku mafaranga 500 cyo rero siye none se uwambira umweyo gutaraha ngaha ubusa umweyo gutaraha ngaha bwaba bugiye he cyo rero sikiramara ibi bintu bikira Jerry Anyway, umenye ngo ndawe ukuntu gahunda zimeze sibyo ibintu nawe nukuzabifata neza ukavuga iki gikoresho kigomba kuzarama kandi kikamara igihe ikintu ntuzurabitiza gusa atansi ntazuma ngo byageze hanze ugasanga birazereye hari ahandi hantu bihingutse sibyo umuntu aba afite ubuzima yibereyemo bwe bwite bw'ibanga bye ntabwo umuntu aba ashaka ngo urukundo and fasha kubitaye nisi kubitaye umuntu w'umugabo izi ni byuzanye nizo matora reka nkubaze iyi niyo matora ndi buryame ini kuvura ndi bwiyoroshye si matura kuko man kiriri ibintu ngiyo menya ko ibi bintu nande bizanzambaguza guca banavuze ntamwe nibirange nose ubwo matora nose kurukubita hasi ntubishire mu ujya kundambika hasi ungaramisha unera inonda wambwiraga subiramo amagambo watsezana uburambira ngo uyu mupfundikizo n'iyi myuko ahangaha haravamo matera ndi buryame ubwo sinza mu mufuniko isafuriya se ikintu cyo nzayanyweramo basi se n'amazi hakunye nibyo nabyo biba bikenewe ibi ngibi birakenewe ngenda amafaranga kwanze njye kubyigurira mpereza amafaranga amafaranga nose ubu ibi kandi utangiye kunsaba amafaranga kubizi kandi ndaje nose uri kunsaba amafaranga wa musaza wambabariye kagenda nifite gahagije ubu nawe uragira ngo ujye kungereka akanya umuntu w'umusaza wagira ngo sinzi ikintu campushe mu mutwe ubusunzanye ikinyagasani ayi data we rero nuwo ntuma ubu sinanoho ndaninagira ndagera y'urwaryari bikira Mariya nyiri impuhwe ko ubu sindayizanye ngo ndayishigisha mi cyamahugwe ganje nyagasani ayi data we ifunyisize yo we
buriya Imana nayo ije iragira ica yibutsa n'umuhungu. Ikora yewe si urugo rubagamo abantu ikora mama iko uri mama yewe nyirabutarura we Nikora yawe yama chaji Koma yewe ende nturase akugirigwa nahandi kareba igikombe kiri icyuma kiri ibi bintu nyine biramfasha cyane mbasi ngabyihorera ariko uzikwitana nawe kugesha abantu umutwe ubukoko igikombe mwashaje ikidomo ye kugikombe hanyuma se ndafata amakara cyangwa ibyatsi ncanire muri safranique ubwo shaka kirigwa reka nkubwire niba kununga bikunaniye nta kintu ushoboye waragiye ukambwa ngo ufite amafaranga ngo nta kintu nzakuburana urumva ndajya mu ibi Mbese nkora iki? Babarira. Icyo ugomba gukora no kuri umuntu w'umugabo. Mereza n'amafaranga agiye kubyihahira. Mereza n'amafaranga. Ganshaka, mbaga. Ngafata. Usindi kuja kuzana ibi ngibi mfite. Ngafata mwere. Ngatsindika muri ndo kuryamye. Sindika muzi. Sobam. Ko ndi bubona undi bunyare se ndabona undi burayi. Kusko bugi. Kwanza ubu ngo mufashe umwanzuro tugenda utwe naye tujye kubana. Niba bikunaniye Skonyibana na mama. Ariko Gacabana na mama. Aranyakira nk'umukazana. Baranyakira nk'umukazana. Mukazana si mukazana kandi bazi ko ntabyo kumenya umuhungu wabo se niba bizi ko ari muzima teri. Niba bizi. Ndaje.
niba udashaka nguha aka karere ngo kakode mu minota 2 mbe nabonye ibyo nshaka. none se ubwo ambonye rero urumva noneho wishuje urashaka kuki cyawe se cyangwa ushaka gushyiramo undi wa gatanu? aha hantu mafite isi baca nisiko niko nawe ubwinzu bayeje isafura y'abandi yagwende nayigiye gasani mama nkabati kubona batijanye ibikoresho byose ko babijanye ariko amambere nabuze umwe nyagasani mani ishobora byose nabuze umwe urukumva umwe yamburuwe nawe ubaza nyamara nshobora kuba mfungiranye umusamba ahangaha banegeje marisi nyagasani usibona nandi kintu basigiye nese nyamukambwe we iyi nkona yisize ahangaha ubu ntabwo abonye ko batwibye ariko subugo kumana ko kubonisha kwa mudugudu kwa rambaza ibimenyetso ndabikura hehe ko singiyi safura y'abandi kukina ninyisize hanze ariko subundi kwandi kubona no munzu bageze Jeje kahoryamye ngo nize ikirere nyagasani akanduri hanze mu rugo nyamukambi ntaki uzi ko batwibye baratwibye mande none se kurukura abadore ibintu nabivuze ndabakajya wa mugore ubujindi bwawe ni iki cyane bajanye nabyo ubujindiri bundi mvuye kwa Rwenderi mvuye gutira isafuriya kugira ngo ncishe mu musuru uzi ko tuzatwerera uri kumva sadara uzikazakoresha ubukungu ndamutwera ndabwana ntabwo najya kugura ku mihanda zira misuru abaga bavangiye direka nibinishishira kanje gafasha kamasaka ginda none ubwo none ngeze ndayizanye isafuriya nibagirwa ifu naho rero ngeze nsanga bakinze nta nugifungize ngo ngenge ndi kukubaza none ngeze nsanga isafuriya abandi ntayo ibikoresho mu nzu ntabyo ibintu byose nta kintu basize mu nzu wakwinjira mu karere nese wasize udakinze nasize negetse ariko si hariya kwibara nasize nyingi kuntu ko ninzara imeze nabi hanze ariko mana oya nabacungaga nyamukambwe nabacungaga rwose none se ahubwo kankubaza iyi nkoni yawe ko gisanze ahangaha wowe wageze ahangaha asanga iyo nkoni iyi ya hajura amazi busabutare hajura n'indagira ngo barana n'inkinga bite barigira ibintu byose surukura hari ikintu kiri mu kandi abana naravuze ntibaragunye ibyo nyamukangungira umusazi hano barangenzaga rwose nyine iyi nkoni yawe ku kirasiga yagumye ahangaha uyivuye he teremusi baganzi ndi kukubaza iby'iyi nkoni niba kukubaza teremusi baganzi ibaga nzima nyine yashushaga se irashushaga ko mbambese tere nanubwo wari ugiye hehe nyine batwibye uri hehe k'inkoni yawe nyisize ariko ibyo bintu bihure hehe n'ibintu byawe urukuntabaza nasa ugereye ahangaha hashize iminota ingaho nyine wamenye ngo babwaba wageze ahangaha batwibye cyangwa se batwibye nyuma y'uko ujya nigeze singera ahangaha none iyi nkoni yawe wayijyanye mu gitondo wiga iyi nkoni ntabwo hari yaba yari iri mu nzu kandi igisanzwe ahangaha irambitse nyamukambwe mbabarira itunara ryawe rero ntabwo ari gutunara wawe ndambe wifuza ibintu byaguhora mvuza hindura ziba kumbwira neza suko arega
rega buriya nshobora kuba mbona yawe nyine nshobora kuba murangaje amasu singugize umwenda gwanje bakagujana nyirabutaro ugize umwaka nka buri kintu cyane kize kumana kubaga nakwica narebye mu cyumba cyawe wareba hose wahare dore nyine impamvu mbavuze iby'iyo nkoni wawe we mbandi kugira ni wenda hari ukuntu baba bakubonye nko mu nzira bande ugasanga inkoni yawe barayikwa mbonwa nande oya umuntu wakugirira nabi inkoni ku kinyisanze ahangaha kandi utari uri kumwe nayo ubwo byagenze ngiye kuja nayizirikaho yewe ntabwo uzajya kumva kumweko ariko rero nyamukambwe nawe je uragera mu rugo usuzume uvuga uti mbese mu rugo ko ngezemo nsanze ari amahoro nsize ari amahoro nawe inkono uyizane kandi uri kureba batwibye nta no kubyitaho nta no gukingura mu nzu urebe ninde muntu watwanguririye insi izo nsina kandi dore muzazigwaho ni kakana ka sipesi kari kwiga gukaragirira ngo gwiki kakana ka sipesi kaguzukuruka kari kwiga gukaragirira karavuga ngo reka kwigire ku izo nsi suzi ko kakwita gasogokuru suzi ko kakwita gasogokuru nasi nyamukambwe none waza ukapfuca tukajya kubwira mudugudu wa muntu kuri kureba batwejeje ariko twariho muheraga mwabibi boyo mamukabinjiji ujya kuja gutunara kwa mudugudu uragenda turerekana ico gisabo urasherekana siniri ariko nyine bamenya ko muri utunga muri ugu mudore kanaga ibimenyetso wanjiji aho gitonda hajya wandi uzamugwaho dore zomingo ziramera nk'izi samari nyamuka koko twibwe tureka kubivuga koko mu mudugudu komana koko uyu musaza we wavuga ngo amariye iki ntudashobora kumfasha mu bibazo mpuye na ndebera ukuntu ahetse amaboko akigendera nyirabutaro nasigariye kubona oya nafashe umwanzuro nanazinze n'ibikapu muraho mama jewe ubu ngubu tuvugana ndi kuza nta ngo iki reka nze nta kibazo tuzagarukana ariko njye ntabwo wansanga hano kangeze ku muryango wose uri kujya muramabuja ndi gushaka akazi nzi guhinga nzi gufura nzi gukoropa nzi no koza ibyombo ibikoresho byo mu rugo ubu urarebye ubona ndi umugore uhinga imirima njyewe ko wanahingisha nyakubyara ubu ngubu umusaza barashaka kujya yoza ibyombo hako abagabo bose ni bamwe uwanjye arananiye ubwo nawe wananiye uwawe mabuja mbabarira unyumve uko mbona uko ndi indushi yagize ibyago byara abana benshi ubu benshi babaye imbobo umugore wanjye yararwaye nta kiva hari yenda gupfa ari sehashika mbese nta kintu nta serumu nta muti uwo mafaranga rwose imiti zose uturima twose nagiraga shaka abanyamagambo wa mugabo njyewe ubu ngubu tuvugana buri wese afite ibibazo byiwe uraje ujuze kumagira aho ngo ufite ibibazo ngo byo mu rugo rwawe ikibazo ni inzara ngo umugore wabyaye abana benshi se n'injye wabakubyaje rwose umbabare wenda hanyuma nagara utera inda kuki wabyaye abana benshi maze iminsi 3 nta kantu ukira ibyo ntago bindeba njye ntago nshinzwe gufasha imfura bana ba mukubande nawe yarahukanye ubu yazanye nawe n'abana 4 baraje bivanga nabi wanje mbese mu rugo n'umusaka nakavuyo n'ijagajaga mbese nta ishuri abana bose bacuramye umusatsi babyibusha ibirenge ndumva ariko uri gushaka ko mbana mama wabo bana bawe oya urabura gufata abana bakaba ari bo baza gusaba akazi wowe muzehe n'ingofero uri kububa urabona wowe washobora iki gukora akazi tukareke umbone n'ikiro cy'umuceri kiki wahinze hehe wahinze wambabaranya kubyara ngirira ikigo ndakwinginze meze nabi umva nkubwiza ukuri n'ubushaka n'upfukame njye bungu tuvugana na muwe mfite nanjye mfite ibibazo byanjye mbara nagutura umushiya ndabona uri na mukuru nakubahuka haguruka ugende mu nirikwe wenda no kuvuga wenda nabona n'ikiro cy'ifu y'igikoma wahinze he nibyo ndi gukora ngabasa nyine mpamagana cyane wamba bari ukagenda wa musaza mpamagana 2 nkwa gasuru nta 50 naguha
ako wa mugore wakubona usa gutya ko atamenya kuri igihato kuri igihungabuye ku mutima gwawe gutyo ugiye kugaragaza isura yawe ya nyawe uvuga nta kibazo ndakujyanda muje murasa neza rero ukuntu usa n'umuzungu ndamaze nsa nawe se sibamuhobobo siba nawe kawagahinda ugaposi waje ubundi isi kwikarageho nawe bikaguhinduka ntago waje ndamaze ndi mu rugo rwanjye nijye ndi gusabiriza uzihingutsi wanje njyewe nzi wawe mugize ukuri na uburetse ariko ndabizi kutabikora Juramenya ngo iyi si ntabwo isakaye ni gatebe gatoki iyi si se ni yawe umunsi umuntu ameze ubusu umeze gutyo ubu nubwiza wa madame nubwiza ntabwo navuga uti reka uyu musaza mugire ngo wowe umusaza arambyara wowe urabyara wowe utabona ko mabinga ngenga koze nagutimbura umushafi ufite umuntu anakuvunira hano mu rugo rwanjye ntabwo nsanze mu rugo nakuvuna nka nahamagara polisi kameze nka karozi ndamaze urabona nsa nawe uragapfuri kuri najya muzerero nakudira wandi hasi ubu kigiye kumfatanya n'umushani muze waza ubundi ndaguhasenga